Hello, 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 hello. Mwo- Twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. YouTube channel ni The Happy Blessed Family Rwanda. Twongeye kubishimira, ni ukuri tunezezwa no kubana namwe. Biratunezeza iyo turimo turaganira namwe. Ikintu cyose cyagutera ubwoba, yenda ufite indwara yananiranye cyangwa se ikibazo cya finance, ijambo ry'Imana riravuga ngo witinya, Imana muri kumwe kandi Imana izagufasha. Niba waba ufite ikibazo cya finance, Imana niyo iprovidinga cyangwa niyo itanga byose. Wowe shaka Imana, fata igihe uganire n'Imana. Imana izagucira inzira, Imana izagufasha. Korera Imana, nabyo birafasha. Muri ubwo burwayi bwawe, korera Imana. Muri icyo kibazo cyose waba ufite, korera Imana. Reka ntutume ikibazo ufite kikujyana kure y'Imana, ahubwo reka icyo kibazo ufite gitume wegera Imana. Muri ubwo bubabare ufite, fata Bibiliya ibe ariyo nshuti yawe. Muri icyo kigeragezo cyose urimo uracamo, reka Bibiliya ibe ariyo musego wawe. Apana kuyiryamaho gusa, ahubwo uyisome nk'aho simbizi, niho Imana izakuvugishiriza. Nabahaye amateka yanjye y'ukuntu ndwaye kanseri. Abaganga bambwira ati kanseri yawe irimo irurira umubiri wawe nk'iyabitererejwe. Nakoreye Imana nk'umusazi. Nakoreye Imana mu buzima ntigeze nkora. Nkavuga nti ninapfa nzapfa byibura hari icyo nakoreye Imana. Mvuga nti Imana narayikoreye kabisa. Uko ngiye kubona muganga akambwira ati kanseri yawe irimo iriyongera, dushobora kuzongera tukakubaga, bakongera doze y'imiti yanjye, ariko byose ntibinje intege. Reka nkubwire inshuti yanjye, reka ikibazo urimo uracamo, ububabare bwose urimo uracamo, ntibugutware kure y'Imana, ahubwo butume wegera Imana. Ngasenga Imana iti nzagukiza, Imana iti nzagukiza. Uzi hari aho Imana ikubwira ibintu ukumva byose bimaze kugutera ikirungurira. Niho nari ngeze. Imana imbwira iti nzagukiza, najya kubona na muganga ati kanseri yagurutse, irimo irazamuka nk'iyasaze. Bigeze ndavuga nti Imana rero twumvikane, ndananiwe, ndarambiwe iri jambo nzagukiza nzagukiza nta kintu urimo urakora. Natonganyije Imana nk'utonganya umuntu twicaranye hano, kuko byari bingeze ahantu, byari bimaze kuntera isesemi kabisa. Kujya kubona muganga ati kanseri iragurutse, nasenga Imana iti nzagukiza. Ariko umunsi umwe nagiye kubona muganga mbona arasetse, ndavuga nti aha noneho rero najya nabona ibyo Imana yambwiye. Ati ngufitiye inkuru ebyiri, inziza n'imbi. Ntibanze imbi kabisa, ndashaka biryoshye nyuma. Ati inkuru mbi ngufitiye ni uko uzaguma gufata iyo miti ubuzima bwawe bwose. Hari imiti ngomba gufata irampurasa umwingo, ariko rimwe na rimwe irangeraho nkananirwa nyine, ariko nibwo buzima. Ngaho mbwira iya kabiri. Ati iya kabiri ni uko nta kanseri ugifite. Nabaye shoke, ndavuga ni Imana mbabarira kuba naratonganyije, ariko nari naniwe. Ndi umwana w'umuntu
ndangije narabyinnye muri ofisi y'uwo muganga, ngira ngo yaravuze ati uyu mugore yasaze. Byaranshimishije kuba icyo nakoreye Imana byose bitaragiye zero. Ubu nta kanseri mfite. Yego ngira ikibazo cy'amaraso make mu mubiri, hari igihe binkubita nyine, nimubona amaso yanjye yabyimbye si uko mba narize cyangwa se uko ariyo mba ngikanguka, ahubwo ni uko ro ayoni yanjye iba yazamutse. So ubwo iyo ubonye amaso yanjye yabyimbye cyangwa amatama hari ukuntu ameze, ntabwo ari umubyibuho, ni uko ayoni yanjye iba yazamutse, mba ngomba hari kontorore ngomba gukora, cyangwa se hari amaji ngomba kunywa nka za girini juice, amaji y'ibyatsi biki bya, ariko mfite abaganga babikurikirana sebo nta kibazo. Anyway, dukomeze. Niyo mpamvu nagira nkubwire nti nshuti yanjye, ikibazo cyose waba urimo uracamo ntikigutware kure y'Imana, ahubwo gituma ushaka Imana nk'aho ari wo umunota wa nyuma. Imana izakwiyereka. Iyanyije kanseri ishobora kugukiza n'ibindi. Excuse me. Simbizi, ni byinshi. Ni byinshi, ni byinshi. Imana yankoresheje ibintu byinshi kabisa. Niyo mpamvu mbyandika mu bitabo kuko harimo, ntabwo nabivuga muri video ngo nzabiheze. Sawa rero, ndabakunda mwese. Umwami abagirire neza. Ndabakunda. Byanshimisha gutaramana namwe. Yesu abagirire neza. Umunsi mwiza, ijoro ryiza, igitondo cyiza, naho ubutaha. Yari Christine. Bye for now.